umwana ukora imibonano mpuzabitsina ku myaka 15 16 ikibakururamo cyane cyane igice cy'ubwonko cy'umuntu gishinzwe kubungabunga amarangamutima no kubungabunga. Ese ubundi ku busanzwe biroroshye ko babibwira ababyeyi ko yabikoze? Ndagusuje kandi mwaye ikaze gukurikira Inama TV. Nyuma yuko hatanzwe ibitekerezo cy'uko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 18 bahabwa uburyo bubafasha kwirinda gusama badaherekejwe n'ababyeyi babo, umukuru w'igihugu yatanze uburenganzira ko abanyarwanda babiganiraho. Iyo debate rero ngira ngo yakemurwa no gushaka gukoresha uburyo bwinshi butandukanye, ariko reka abanyarwanda bazabiganire turebe. Ariko ndumva yavuga ngo dushyigikire kuvuga ngo abana b'imyaka 15 bajye bahabwa contraceptive kubera ko hari uwo bicika akagenda. I think it is problematic. Ni muri ubwo buryo rero twifuje kuganira n'umwe mu bahanga mu bijyanye n'imitekerereze kugira ngo natubwire uburyo byumva. Nkuko mubibona ndi kumwe na mugenzi wanjye, nitwa Joy, niga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye itangazamakuru. Mugenzi wanjye nitwa Bernice. Hanyuma turi kumwe n'umutumirwa wacu, agiye gutangira twibwira kugira ngo mumenye umuntu tugiye kuganira. Ese ni muntu ki? Nitwa Emmanuel Biringiyimana, abandi psychologue clinicien. Ngo ni ukuvuga muganga mu bigendanye n'imyitwarire cyangwa se n'imitekerereze. Tujya ngo tubwire ku mpaka zimaze iminsi ziri kuvugwa hano hanze ko abana bari hagati y'imyaka 15 na 18 bakwemererwa guhabwa imiti barinda gusama badaherekejwe n'ababyeyi babo. Ese mwebwe murabivuga iki? Bamwe bavuga ko nta kibazo, byaba ari ibintu byiza, abandi bakavuga ko ari ishyano ryaba ryaguye mu banyarwanda. Ese nkawe niki ubitekerezaho? Murakoze ko iki kibazo koko ni ikibazo. Ndibaza ko najya ku ruhande rw'abavuga ko ari ishyano riba ryaguye. Koko ni ishyano riba ryaguye kuko umwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo akwiye gukora imibonano mpuzabitsina. Kuko ngo ndavuga gukora imibonano mpuzabitsina kuko muvuzemo ikintu kigendanye no gusama, kandi hasama bakoze imibonano mpuzabitsina mu buryo busanzwe. Rero kubona umwana w'umukobwa cyangwa se n'umuhungu uri munsi y'imyaka y'ubukure yakoze imibonano mpuzabitsina byo ku mubyeyi ni ishyano ryaguye, na society bifata nk'ishyano ryaguye kuko ntibikwiye, ntibinagombye kuba bibaho. Ubundi mu buryo bw'imitekerereze tuvuga yuko imikurire y'ubwonko bugenga amarangamutima y'umuntu urebye bugira ubukure, ubwo bwonko bugira ubukure ku myaka 16 nibwo umuntu ashobora kuvuga ngo igice cy'ubwonko cy'umuntu gishinzwe kubungabunga amarangamutima no kubungabunga ibigendanye na memoire n'ibindi byose gikura neza ku myaka 16. Rero haraza kuzamo ikibazo kuko umwana w'umukobwa cyangwa se n'undi muntu wese ukoze imibonano mpuzabitsina, buri imibonano mpuzabitsina igirana isano cyane n'amarangamutima. Rero kuba umwana yakora imibonano mpuzabitsina kandi bwa bwonko bwe butarakura, birashobora kuzamutera ibibazo mu gihe kizaza. Kubera iki? Ashobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ejo akamuhemukira. Cya kintu kivuye muri ya marangamutima y'umuntu yari yatangiye kwiyegereza nk'umuntu yumva ari inshuti ye, kumva kubyakira biragoye. Iyo rero umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina aba yinjiye mu rundi rugendo rw'imibanire. Uru rugendo rw'imibanire rero kurwinjiramo ukiri umwana mutoya, byanze bikunze biba bizatera ikibazo mu mikurire yawe. Niyo mpamvu rero ababyeyi n'abandi bose bahangayikiye abana nta n'umunezezwa no kuba umwana uri munsi y'imyaka 18 yakora imibonano mpuzabitsina. Ese ko imibare dufite igaragara yatangajwe igaragaza ko kuva 2019 imibare igenda izamuka aho kugira ngo igabanuke, bakaba bumva ari bwo buryo bashobora gukoresha kugira ngo barinde abana batwara inda ari batoya. Mwebwe murabivugaho iki ko muri kuvuga ko ari ikibazo? Niki twakora kugira ngo icyo kibazo tukirwanye? Urumva hariho uburyo bwinshi bwakwiye kuba bwifashishwa, sibyo? Ubundi uburyo bwiza bwa mbere bwakwiye kwifashishwa mu kurinda izi nda z'abana ni uburyo bwo guha ubumenyi umwana, agahabwa impanuro, akabwirwa ko kizira kujya mu mico nk'iyo, mu myitwarire nk'iyo, kuko atari ibintu byagenewe abana.
ikindi umwana akwiye guhabwa ubumenyi ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko abenshi muri bano bana bakora imibonano mpuzabitsina bari munsi y'imyaka 18, ikibakururamo cyane cyane ni amatsiko. Umwana kutagira amatsiko, kutagira ubumenyi, kutagira amakuru ku bigendanye n'uko iyo mibonano mpuzabitsina ikorwa, n'uko umuntu aba yiyumva n'ingaruka yabyo, akenshi nibyo bituma umwana nyine agira ya matsiko yo kujya kubireba, yo kujya kubyumva, kuko bimwe mu bituma nyine umuntu akura ni amatsiko. Umwana rero aramutse ahawe amakuru akabwirwa bitewe n'imyaka agiye afite, birumvikana agenda ahabwa amakuru ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina, yazageza muri ya myaka atangiye kugira ubushyuhe, kuko ubundi ya myaka twavugaga 15 kugera kuri 18, mu by'ukuri umubiri wo uba urimo umukurura umujyana muri icyo kintu. Ariko iyo afite amakuru yibuka ku ngaruka akaba yabireka. Niba umwana yakoze imibonano mpuzabitsina ishyano ryo ryamaze kugwa, ariko ntibivuze yuko tugomba kumukuraho amaboko. Inzego z'ubuvuzi bavura ibice by'umubiri, kuko n'ubundi umuntu atwitira mu mubiri, zikwiye kuba zitekereza zikavuga zitese uyu mwana atabarwa ate, nubwo ku buryo bw'imyitwarire yarenze umurongo, uyu mwana atabarwa ate, kuko gukora imibonano mpuzabitsina bizamugiraho ingaruka n'ubundi koko turabibona ko bizamutera ikibazo, ariko no kubyara ni ikindi kibazo no kinarenze cya kindi yari afite. Ubwo rero ngewe numva mu buryo bwo gukumira, mu buryo bwo gutabara, aho kugira ngo umwana abe yagize kuba yangiritse mu mutwe kuko yakoze imibonano mpuzabitsina, tunamwongerereho no guhabwa izindi nshingano zo kuba umubyeyi nawe ari umwana, numva ngewe ubwo buryo bwo kuba bakumira yuko asama bwakoreshwa. Ariko iki kiragomeza kibe n'ubundi mu mfuruka y'ubuganga. Abaganga babonye nta kibazo kizaba ku mwana wayifashe, nge numva byakwifashishwa, cyane ko n'ubundi kwa muganga dusanga umwana w'imyaka 15 atakitwa umwana, ahubwo atangira kuvurwa mu buryo bw'abakuze, atangira guhabwa imiti y'abakuze. Rero abaganga baramutse babona iyo miti ku mwana nta kibazo ishobora kumutera, numva byaba byiza yuko umwana arindwa uriya musaraba wo kubyara atarabyitegura, cyane ko binumvikana ko ari umwana. Ubona abaganga baramutse bemeje ko abana bagomba kuba bafata iyo miti, ubona bitakongera ubusambanyi mu rubyiruko cyangwa mu bana b'abangavu? Ntabwo nzi neza niba numvise neza ikibazo cyawe, ariko mu by'ukuri umwana wahawe uburere akaba afite amakuru ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, akamenya ingaruka zishobora kuba zirimo, ntabwo bizamubuza gukomeza gutekereza ku muhanano w'umubyeyi, ku nama y'umubyeyi, kuko urebye ingaruka umwana ashobora kugira kuko yakoze imibonano mpuzabitsina ziraremereye kuruta kuba yabyishoramo ngo nuko bazamuha imiti igihe byaba byabaye. Ikindi gitewe n'ikibazo giteye n'impungenge nuko uyu mwana ukora imibonano mpuzabitsina ari munsi y'imyaka 18. Ese ubundi ku busanzwe biroroshye ko babibwira ababyeyi ko yabikoze? Abakuru bose ho kuvuga mu bandi ko wakoze imibonano mpuzabitsina biroroshye? Nkanswe umwana mutoya noneho w'imyaka 16 bizasaba ko ajya kureba umubyeyi akamuherekeza kugira ngo bajye gushaka imiti. Urumva bishobora kumutwara n'igihe arimo atekereza ngo mbivuge. Ubwo ni nako na ya minsi iteganywa n'abaganga, ya minsi 3 ishobora kumurengana. Niyo mpamvu rero kuko ngewe ndumva bifata nk'igikorwa cy'ubutabazi, ntago nashyiraho iyo kondisiyo ngo byanze bikunze nagendane n'umubyeyi, kuko kwinjira mu kibazo byarangije kukinjiramo ku mwana wakoze imibonano mpuzabitsina ntago byari bikwiye, yamaze kurenga ubutumwa yahawe n'ababyeyi. Ariko ntitwamukuraho amaboko ngo noneho icyari ikibazo kimwe bihinduke bibiri, nuko mbyumva. Mukomeje ku kintu cy'ingaruka bishobora kugira ku mwana, ngira ngo mushobora kudusangiza wenda zimwe mu ngaruka bishobora kugiraho ku mwana baramutse bafashe umwanzuro w'uko babahereza ubwo bufasha. Ingaruka umwana yagira yabonye imiti yo ntayo mbona, kuko ni bisanzwe imiti n'ubundi ashobora kuyihabwa no mu zindi serivisi. Iriya miti batanga kugira ngo umuntu ataba yasama ni n'imiti ishobora gukoreshwa mu gihe umugore ava
cyangwa se mu gihe umugore agira imihango miremire, ni imiti n'ubundi isanzwe ivura n'izindi ndwara. Bityo rero ku ngaruka z'umuti mu mubiri w'umuntu yo ntazo mbona. Gusa ku busanzwe ntoye kubivuga 100%, abizi ibijyanye n'imiti barabizi, nta muti utagira icyo bita effet secondaire. Ariko kugira ngo umuti ujye ku isoko bisaba yuko abakoze umuti babanza kubona ko abashobora kugirwaho ingaruka na wa muti ari bake cyane kugira ngo umuti winjire ku isoko. Umwana ntabwo azagira ikibazo ko yabonye imiti, ahubwo umwana ashobora kugira ikibazo kubera yakoze ibyo atagombye gukora ku myaka ye. Umwana ukora imibonano mpuzabitsina ku myaka 15, 16, uyu mwana ntabwo arakura mu buryo bw'imitekerereze. Kandi namaze kubivugana kare, imibonano mpuzabitsina si igikorwa gikorerwa mu mubiri gusa, binakorwa no mu mutwe. Ni igikorwa kijyamo n'amarangamutima, kandi amarangamutima y'uriya mwana ntabwo arakura, ntabwo araba stable. Niyo mpamvu rero nta mwana ukwiye gukora imibonano mpuzabitsina, kuko nakora imibonano mpuzabitsina ashobora gukuramo ibindi bikomere bishobora kumubera ingaruka nini cyane mu buzima bwe, kuko yagiye mu kintu atarashobora, mu kintu atarabasha kwakira. Niyo mpamvu umwana akwiye kurindwa kwinjira mu bintu byose bihungabanya amarangamutima ye, kuko ntabwo aba ari bwakure ngo abashe kwakira ibikomeye, ibyoroshye, aba afite ubuzima buzi gucagura, ubuzima buba mu kwihangana. Hawe nk'umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze, ni nk'iyihe nama waha ababyeyi? Ababyeyi nibakomeza umurego, ababyeyi boye gutakaza iyo responsabilité yo guha umwana w'umukobwa amakuru ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, ahubwo ubw'imibare itugaragariza ko ikibazo gihari. Ubundi mu yandi magambo navuga ko ari ikimenyetso nyacyo kidashidikanywaho cyerekana ko uburezi bwadohotse, cyangwa se ababyeyi twadohotse. Ababyeyi rero nibikubita agashyi, bagaruke, bongere begera abana babo, babakurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi. Cyane cyane ngiye aho ncisha akarongo cyane, guha umwana amakuru ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina n'ubuzima bwe bw'imyororokere, kuko nutayamuha, isi uyu munsi irirukanka, arafata telefone ya runaka aze gusangamo ibikorwa by'ubusambanyi, bihure na ya misemburo afite nayo irimo imubuza amahoro, yumve akeneye kumva nanone icyo abandi bamurushije. Ariko umwana aramutse abwiwe mbere, agateguzwa mbere yuko hari igihe kizagera umubiri ukamusaba, umubiri ukamujyana mu icyo kintu, ko ubutwara ari ugutsinda bya bindi biri mu mubiri bimwoshya, kuruta ko yajya kubyumva ataragera igihe cyo kubasha kwakira ingaruka zabyo zavamo. ngira ngo ikibazo gihari cyane ni uko hari ababyeyi bamwe na bamwe baba bumva kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ari ikibazo, ari ibintu biremereye. Sinzi abo babyeyi bo urabavugaho iki, se wabagiriye ihe nama? Rega ntabwo byoroshye kuvuga ku mibonano mpuzabitsina, n'abakuru natwe turabitinya. Gusa iyo uvura ushobora no kwemera gufata ibisharira cyangwa no gutanga ibisharira. Ku mubyeyi pe kubwira umwana we ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina n'umusaraba biragoye, ariko nta yandi mahitamo, kuko nutabimubwira undi ufite izindi nyungu ashaka kuri wa mwana arabimubwira mu buryo bunyuranye nuko wakagombye kuba wabimubwira we nk'umubyeyi. Rero ni umuti tugomba kunywa uko byagenda kose. Dukwiye kwegera abana bacu tukababwira uko umubiri wacu ukora, kuko bafite amatsiko. Natwe uko tungana gutya turacyabyiga, turacyabisobanukirwa. Ibyibanze rero umwana nabihabwe mu ishuri, babimubwire, nagera no mu rugo babiganire. Nje numva ahubwo ibanga ni ukubasha kubaza umwana, ibi bintu umwana wanjye ubitekereza iki? Kuko gukora ikintu kimeze nk'isomo ukicaza abana ukababwira rero bigenda gutya bigenda gutya, hari n'igihe usanga n'ibyo ugiye kumubwira hari ushobora gusanga ntaragera ku rwego rwo kubyumva, cyangwa se yaranabyumvise ahubwo yaranabirenze. Ariko umubajije uko abitekerezaho, wamenya ikigero cy'ubumenyi afite, ukamenya icyo wongeramo, ukamenya n'icyo ushobora gukosora. Bwaba ari n'uburyo bwiza butuma wowe nk'umubyeyi wisanzura imbere y'umwana. Ese ko hari abafite impungenge ko inda mu by'ukuri ari ikimenyetso cyiza cyo gukurikirana umuntu wasambanije umwana?
iyo gahunda niramuka igiye hose bizaba ari ikibazo gukurikirana umuntu wasambanije umwana. reka nsubize kino kibazo nubwo numva kitari igihe kireba cyane, kireba mu by'ukuri abashinzwe ubugenzacyaha, ariko ku makuru mfite ntabwo ikimenyetso cyifashishwa mu kumenya uwasambagije umwana ntabwo ari inda gusa. Rero icyo ni ikibazo cyoroshye kuko ibimenyetso ni byinshi bishobora gufasha ubugenzacyaha gukurikirana uwahohoteye umwana, uwasambanyije umwana hatarinze kuzamo inda. Nuko numva nagisubiza. ese ko byumvikana ko iyo miti yahawe umwana nasame byagakwiye kugarukiraho nta kindi cyakorwa? Murakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko twamaze kubona yuko iki gikorwa umwana aba yakoze cyo kuba yakoze imibonano mpuzabitsina gishobora no kumwangiza mu buryo bw'imitekerereze, nubwo bamurinze gusama kuko bakumira yuko yagira n'ikindi kibazo cyo kuba umubyeyi imburagihe. Uyu mwana aba atangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko imyitwarire yiwe irimo impungenge, irimo ikibazo. Rero gukurikirana uyu mwana hagakwiye kubaho uburyo bwo kumufasha mu buryo bw'ikipe, hakazaganirizwa ababyeyi be, umwana baramutse babashije kumenya ikiri kumutera kwinjira mu bikorwa nk'ibyo. Hakwiye nanone kuba abaganga bahererekanye uno mwana, akaba yanaganira n'abapsikologe kugira ngo afashwe kugaruka mu buzima bw'umwana, kuko atangiye kwinjira mu bikorwa by'abantu bakuru kandi we mu by'ukuri atarakura. Muganga akamuha iyo miti, ariko nanone akanakurikiranwa mu buryo bw'imyitwarire kugira ngo hanarebwe niba koko uyu mwana nta bindi bibazo asanzwe afite, kuko burya umwana kugira ngo atandukire areke gukora ibyo ababyeyi be bamusaba n'ibyo muri sosiyete musaba muri rusange, akenshi hakunze kuba hari ikibazo. Rero ni ikimenyetso cyiza kitwereka ko umwana asanzwe afite ibindi bibazo mu buzima bwe bwite bwa buri munsi. Murakoze. Ngira ngo nasoza mbashimira, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, nkashimira na mugenzi wanjye, mwakoze cyane kubana natwe. Murakoze cyane namwe. Ngira ngo namwe mwabyumvishe icyo umutumirwa wacu abitekerezaho. Ese namwe kuko mubona bikwiriye ko bari abana bahabwa imiti? Ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe unyuze muri komenti tukumva nawe icyo ubivugaho. Mwakoze kudukurikira.